nongeye kubasuza bene data abakunzi bacu abakunzi ba Anaweza umwami Imana abaha umugisha. Uyu ni umunsi mwiza kandi Imana yatugeneye kugira ngo tunezererwemo, tuvuge ku mbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Ni umunsi udasanzwe, haleluya. Ni umunsi udasanzwe w'umugisha. Imana iduhaye amahirwe kandi yo kongera kuganira ku ijambo ryayo. Imana iguha umugisha wo kuri iki jambo muri uyu mwanya, kandi umuhati wawe gukunda ijambo ry'Imana ntabwo ari ubusa. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo. Gukunda ijambo ry'Imana bene data ni ibintu by'imbaraga, ni ibintu bikomeye cyane, ko ijambo ry'Imana riratuyobora, rikatubera itabaza ry'ibirenge byacu, rikadufasha muri uru rugendo. Habwa umugisha rero wo gukunda ijambo ry'Imana. Kandi Imana ishimwe ko yakongera amahirwe yo kubaho nanjye nkaba ndiho, tukaba tugiye no kuganira ku ijambo ry'Imana. Ubwo se si by'agaciro? Imana ihabwe icyubahiro. Turagushima Mana yacu nkuru nziza y'urukundo n'imbabazi. Urakoze ku mahirwe duhaye yo kongera kuganira ku ijambo ryawe. Yewe n'umukunzi wa Anaweza ukurikiye muri uyu mwanya, umuha umugisha aho aherereye hose, kandi umugirire neza, umuhaze mu byifuzo bye. Turagutumye ngo ubane natwe, manukira kubana natwe, Mwuka Wera tuyobore, utwigishe, uduhugure, utuganirize, kandi utuyobore ibyo dukwiriye gukora muri ubu buzima, nuko dukwiriye kwifata. Icyo dusaba Mwami, imbaraga zawe zo kugira ngo tubashe gukora ibishimwa nawe. Gira neza rero buri muntu wese, kandi umwiteho, umwitwararike, umurengere muri byose. Kakanya turakakweguriye kugira ngo uvugane n'imitima yacu, tuguteze amatwi Mwami. Gira icyo tubwira, natwe turanyotewe kumva ijambo ryawe. Icyubahiro no guhimbazwa Mwami Imana n'ibibi byawe mu izina rya Yesu, amen amen, haleluya. Fate Bibiliya yawe, iPad yawe, telefoni yawe, mbega ijambo ry'Imana rirahari hose, nta rwitwazo. Aho umuntu ari hose, haba ari ku kazi uvuga ngo sinagendanye Bibiliya, ufite uburyo wakumva ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana ryiza rijyanye n'ibihe turimo. Turi mu gihe cy'ukwezi gutangira, kwezi kwa 10. Wene data ndagira ngo nkubwire ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, haleluya. Wowe uzabyumvira ijambo mu kwezi kwa 10, uzamenye ngo ni ukwezi gutangiye, ukwiriye kwikoreza Uwiteka, ukakwegurira Uwiteka, ukavuga ngo Mana agendana nanjye muri kuno kwezi. Wowe uzaryumva ari mu kwa 11 n'abiri, igihe uzaba urimo cyose kizakubereye igishya, kandi uzavuga uti ngewe ngiye kwikoreza Imana urugendo rwanjye rw'uku kwezi ndimo. Niba ari kwa 12 uzikoreza Imana urugendo rwawe muri uko kwezi uzaba urimo. Ariko uyu munsi twebwe turavuze ngo reka twikoreze Imana urugendo rwacu rw'uku kwezi dutangiye, cyangwa urugendo rwacu rw'ubuzima turimo, haleluya. Ikoreza Imana urugendo rwawe. Bivuze rero ngo ikoreza Imana ubuzima bwawe, ikoreza Imana urugo rwawe, ikoreza Imana akazi kawe, ikoreza Imana uku kwezi, ikoreza Imana ibyo urimo, ikoreza Imana urugendo rwawe. Izarusohoza, izakugirira neza, izakuyobora, izabona ko wayihaye umwanya, izabona ko wayitumiye mu rugo rwawe, mu buzima, mu kazi, mu byo urimo. Ikoreza Imana urugendo rwawe. Ni ukuvuga ngo ibyo urimo byose yikoreza Imana, kubera yuko irabishoboye, izabitegeka, izabiyobora, izabiha icyerekezo, izakubera umujyanama, izakubera imbaraga, izagufata ukuboko wananiwe, izakongera intege mu bugingo. Ikoreza Uwiteka urugendo rwawe. Ni ukuvuga ngo ikoreza Imana urugendo rw'ubuzima, ikoreza Imana urugendo rw'amashuri, ikoreza Imana urugendo rw'urugo wubatse, ikoreza Imana urugendo rw'akazi urimo, ikoreza Imana misiyo iyo ari yo yose urimo. Niba ari inshingano urimo z'umurimo w'Imana, ni ukuvuga ngo ikoreza Imana byose izabisohoza, haleluya. Yesu nashimwe bene data. Reka tujyane mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi, haleluya. Igitabo cya Zaburi ibice 37. Tugiye kuhasoma ijambo ry'Imana riri Zaburi ibice 37. Tugiye kuhasoma ijambo ry'Imana rihereye ku murongo wa 5. Aravuga ngo ikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose, haleluya. Ikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisohoza. Aba ari we wiringira nawe azabisohoza, kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo. Ni ukuri k'urubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Yesu nashimwe. Dukomeza ku murongo wa 7 bavuga ngo turize Uwiteka umutegereze wihanganye, ntuhagarikwe umutima n'ubona ibyiza mu rugendo rwe, n'umuntu usohoza inama mbi
haleluya. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe ngo azarusohoza. Harakomeje aratubwira ngo ntuhagarikwe umutima nubona ibyiza ariko abibona mu ngeso mbi, mu nzira mbi, mu buriganya, mu buryo bubi, mu kubeshya, mu kwambura, mu gukora ibibi. Oya, ntuhagarikwe umutima nubona ibyiza ariko mu nzira zitanejeje Imana. Wowe ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, ikoreze Uwiteka ubuzima bwawe, mu bikomeye, mu biruhije uriho unyuramo, mu bikubangamiye, mu bikubujije amahoro. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, ubuzima bwawe, imibereho yawe. Ntuhagarikwe umutima nubona ibyiza mu buryo budahesheje Imana icyubahiro. Ibyo ngibyo nyine ntabwo bishimwa n'Uwiteka. Wowe ahubwo ngo turize Uwiteka umutegereze nawe azabisohoza. Turize Uwiteka umutegereze, aba ari we wiringira nawe azabisohoza. Yesu nashimwe. Impamvu tugomba kwikoreza Uwiteka urugendo rwacu ni iki? Nuko tudashoboye, nuko tudafite imbaraga, nuko ntacyo twakora. Ariko iyo tubyikoreje Uwiteka araturengera, atugirira neza, aradutabara. Urabizi mu rugendo habamo byinshi. Habamo kugera ahanyerera, iyo uri kumwe n'Uwiteka gufata ukuboko ntugwe. Sibyo? Habamo kugera ahaterera, aho imbaraga zawe zidashoboye, ugafata no mu mugongo wananiwe wiruhutsa. Uwiteka aragushoboza, akagufata ukuboko akagutereza. Haleluya. Wagera mu mwijima w'icuraburindi, Uwiteka akakumurikira. Yesu ashimwe cyane. Mu minsi ishize twasomye ijambo ry'Imana, tubona uburyo Uwiteka yayoboraga Abisirayeli muri rwa rugendo bari barimo rwo mu butayu. Ku manywa ngo yoherezaga inkingi y'igicu ikabamurikira, ikajya imbere yabo bakayikurikira. Byagera nijoro ngo ikohereza inkingi y'umuriro ikabajya imbere. Ni ukuvuga ngo iki? Imana igendana natwe mu bihe byose turimo. Iyo ugeze mu mwijima w'icuraburindi, mu gihe kigukomereye, ikubera inkingi y'umuriro ikakumurikira. Umucyo wayo ukakumurikira, ukamenya uko witwara muri ibyo bihe. Wagera mu bihe ucitse intege, wumva unamutse udashoboye, ikasubiza intege mu bugingo bwawe, ikazana ijambo ry'ihumure, ikakubwira iti humura ndi kumwe nawe, ikohereza ihumure, ikaguha imbaraga. Haleluya. Basomyi ba Bibiliya, niba mwibuka igihe Yesu yari yagiye gusenga, agiye kunywera kuri cya gikombe, agiye kubambwa, agiye guhura na biriya bikomeye, igihe yari yajyanye n'abigishwa be kujya gusenga. Haleluya. Ku musozi wuhe abasomyi ba Bibiliya? Yesu ashimwe cyane. Icyo kibazo muzakinsubize n'ingaruka. Ku musozi wuhe aho bari bagiye gusengera? Ajyana n'abigishwa barabwira ati nimuze tujyane. Bakiye ariko b'inkoramutima ze arabajyana. Iyo ni devoir ngusigiye, n'ingaruka uzambwira ariko umusozi we, cyangwa uzakunterefona uze kohereza muri message umbwire ari umusozi we. Reka tujye dusoma na Bibiliya, seko dushyiraho imbaraga zo gukora ibindi. Reka n'ijambo ry'Imana tujye turigenera umwanya. Yesu ashimwe. Noneho ngo arasenga, areba igikombe agiye kunywera, areba uburyo bigiye kumukomera, areba uburyo ari bubyifatemo, areba uburyo abo yaje gucungura ari bo bagiye kumugirira nabi, areba kubambwa. Erega yari Imana, yarabirebaga byose, nubwo yari yaje mu kamero k'umuntu, nubwo yari yambaye umubiri, ariko yari Imana. Ariko kuko yari mu mubiri nyine nawe yaratinye, yarahamutse, yagize ubwoba, ngo natwe tugira ubwoba tubitewe n'ibibazo. Sibyo se? Nkuko ufite ubwoba bw'ibibazo, nkuko nanjye mbugira. Ariko ngo mbega yagize gushidikanya muri we, yumva bimukomereye, igikombe kimukomera, abwira Imana ati niba bishoboka iki gikombe kindenge. Hari igihe dusaba Imana ko ibikombe biturenga ngo ntitubinyweremo. Hari igihe dusaba Imana ngo ibi bigeragezo Mana ikigicishe ku ruhande. Hari ibyo maze iminsi nsengera avuga ngo Mana iki kintu kinkurireho kirandemereye. Hari igihe tubyanga, nyamara Imana ibona ko tugombye kubinyweramo cyangwa tugombye kubinyweraho. Wenda nawe hari ibyo maze igihe wanga, mu by'ukuri yewe sinakubeshye. Hari ibyo maze igihe nanga, avuga ngo Mana iki gikombe nikindenge, ndumva iki ngiki kindemere, ndumva iki ntagishoboye, ndumva. Ariko Imana hari igihe yohereza agapfunyika k'imbaraga ko kwibibona ugomba kukinyweraho.
ukazana agapfunyika k'imbaraga ukanywera kuri icyo gikombe ishaka kunyweraho, nyuma y'ibyo ukabona ubuhamya, nyuma y'ibyo ukazahamya kugira neza kw'Imana. Erega hari ibyo igizana mu buzima bwacu ari ibigeragezo, ikemera ko duhura nabyo kugira ngo iheshe izina ryayo icyubahiro, kugira ngo nibikora tuzamenye ko ariyo yabikoze. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma Yesu ari aho atakamba aravuga ngo iki gikombe cy'indenga ngo abiri ibyuya by'amaraso kubera ibikomeye yaragiye guhura nabyo. Haleluya. Nuko ngo Imana yohereza marayika ngo azana agapfunyika k'imbaraga. Imana iguha agapfunyika k'imbaraga kugira ngo ubashe kunywera kuri icyo gikombe. Imana nanjye impa agapfunyika k'imbaraga kugira ngo ibyo Imana ishaka ko nyuramo mbinyuremo neza. Reka tubinyuremo neza, tuyisaba ahubwo iduha imbaraga, hanyuma ejo tuzabona ubuhamya tuzavuge kugira neza kw'Imana. Haleluya. Yesu nawe amaze guhabwa agapfunyika k'imbaraga, yabwiye abigishwa ati tugende. Aragenda, yari yiteguye. Imana rero iyo tuyikoresha urugendo rwacu, urumva na Yesu yari yagiye gusenga kugira ngo abashe kunywera kuri kiriya gikombe, yari yagiye gusenga kubera ibikomeye yabonaga. Natwe rero ibidukomereye nibitujyana imbere y'Imana, twikoreze Uwiteka urugendo rwacu, twikoreze Uwiteka ibyo bituremereye bidukomereye. Uwiteka araturwanirira, nabona ko ari igikombe tugomba kunyweraho, araduha imbaraga kugira ngo tuzabinyuremo neza, duhesha izina ryayo icyubahiro, tuvuga imbaraga z'Imana, tuvuga gukomera kw'Imana. Hari igihe biba ari ngombwa ko tubinyweraho. Rero bene data, tumwikoreze urugendo rwacu. Inshuti yanjye wowe unkurikiye, mwikoreze urugendo rwawe, mwikoreze ibyo bikugoye, mwikoreze ibyo bikubujije amahoro. Azarusohoza urwo rugendo, uturize Uwiteka umutegereze, umuhanze amaso, umwizeye, umwiringiye, azabisohoza kandi uzabona kugira neza kwe, kuko abasha gukora ibitangaza, kuko nawe ubwe ni igitangaza. Haleluya. Araza kuguha imbaraga zo kukinyweraho niba ari ngombwa kukinyweraho icyo gikombe, ariko niba atari ngombwa arabikuraho, aragutabara, arakurengera. Niba hari icyo ashaka kukwigisha cyangwa ashaka kunyigisha, nyine ubwo araduha imbaraga zo kunesha kugira ngo ejo tuzavemo turabatsinzi. Bashiki ba Lazaro baje kubwira Yesu ko inshuti yabo irwaye irembye, atinda kujyayo, asanga yarapfuye. Hageze baramubwira bati aranuka, minsi 3 irashize, twakubwiye kera ntiwaza, kandi uyu muntu ni inshuti yawe, none uje ibintu birangiye, usuje gukora iki? Ni nkaho ariko bakamubwiye. Haleluya. Kwa kundi natwe tujya tumubwira, Mana iyo uza kare, iyo ubikora kare, niyizi igihe gikwiriye. Arangije uzi ukuntu yababwiye mbere ati iyo ndwara arwaye si yo kumwica. Indwara arwaye si yo kumwica, niyo guhesha Imana icyubahiro. Nawe ibyo bibazo urimo nibyo guhesha Imana icyubahiro. Ibyo nanjye ndimo, erega buri muntu aba afite inzira anyuramo, nibyo guhesha Imana icyubahiro. Reka rero tubimwikoreze, azaturengera, azaturamira, ntabwo tuzagwa, ntituzasitara, azatugira neza kuko afite kugira neza kwinje. Haleluya. Habwe rero umugisha abakunzi ba Anaweza, wowe unkurikiye aho uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, aho uri hose, ijambo ry'Imana rikubere igitsikamutima, rikubere umutima w'ubugingo, rikubere ijwi ry'Imana rivuganye nawe, rikubere ijwi ry'Imana rikongorera rivugana nawe. Imana iryagure mu mutima wawe kugira ngo urushirizeho kumenya imbaraga z'Imana. Haleluya. Imana twizeye n'inyamaboko, Imana twizeye n'inyembaraga, Imana twizeye irashoboye. Humura, izakugirira neza. Haleluya. Hanyuma rero wowe utarakora subscribe kuri iyi channel, uyikore, urabuteye inkunga umurimo w'Imana. Jya usharinga, fata amamega yawe usharinga ijambo ry'Imana, tuzaba turimo gufatanya kwamamaza Yesu. Ikindi ukore kuri ako kazogera kugira ngo buri kintu cyose, buri jambo, buri kiganiro tuzajya ducisha kuri iyi channel ya Anaweza TV uzajya ukibona, kandi uzarushizaho kwaguka mu mwuka. Ndakubwiza ukuri, umugambi w'Imana urahari ku buzima bwawe. Iyi channel tuyinyuzaho ibintu byubaka mu mwuka, bitwagura, birushizaho kudukuza mu mwuka kugira ngo tugendane n'Imana uko bikwiriye. Rero ntukabure kugira uruhare mu murimo w'Imana. Nawe iyo niyo nkunga yawe. Imana iguhe umugisha, kurebe neza, ikwishimire. Imana igushyigikire kandi guhaza uburame n'umugisha. Izina ry'Imana rikurengere, rikurwanire, utabarwe muri byose mu izina rya Yesu. Ciao ciao.